people talk naho byavuye ndahazi ni umuntu umwe twashwanye nimba ari sinzi nimba ari umuproducer burase ni umuntu ufata amavideo yego amavideo y'indirimbo sinzi nimba ari byo kirimo. Niyihe mpamvu tuvuze kuri Big Godwin? Impamvu tuvuze kuri Big Godwin ni ukubera yuko kuri uyu munsi ari kubarizwa mu gihome azira kugurutsa indege itagira umudereva hagati y'ibipangu by'abaherwe hano muri mujyi wa Kigali. Hari inkuru mukanya nsomye kuri Kigali Today, inkuru yo mu kagari ka Migeshi, umurenge wa Cyuve, akarere ka Musanze. Haravugwa inkuru y'umugabo w'imyaka 38 watawe muri yombi nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gushyira urusenda mu gitsina cy'umugore we. Ngo byagenze bite? Mutikagira inkuru. Bakunzi ba Day to Day TV, mbahaye ikaze kuri televiziyo yacu. Buri munsi nkuko bisanzwe tugomba kubagira imuzi, tukabagira imuzingo, tukabavira hepfo cyane hariya hasi ndetse no mu gukata neza mu makona hose no mu nguni, tukabagira mubiri kuri iyi mihanda. Muri imihanda rero hari gucicikana byinshi, hari kuvugwa byinshi cyane, ariko ntago twabijyamo kimwe ku kindi, ahubwo tugiye kujya mu by'ingenzi cyangwa se tujye mu ncamake za buri kimwe kugira tugaruke ku ngingo ku yindi muzo twabahitemo uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri Big Godwin ndetse turamushimira cyane ku kazi kanini amaje gukorana muri entertainment y'u Rwanda. Numwe mu bagabo tuzi ubuhanga buhanitse mu gukora amashusho y'indirimbo zitandukanye, yakoranye n'ibyamamare bitandukanye, ndetse numwe mu director tuziho ubuhanga buhanitse mu gutegura ndetse no gukora amashort films cyangwa se filimi. By the way, yagize uruhare rukomeye nawe mu gisata cya cinema hano mu Rwanda, nubwo rutarabaye runini ariko narwo reka turumushimire. Niyihe mpamvu tuvuze kuri Big Godwin? Impamvu tuvuze kuri Big Godwin ni ukubera yuko kuri uyu munsi ari kubarizwa mu gihome azira kugurutsa indege itagira umudereva hagati y'ibipangu by'abaherwe hano muri mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri nkuko bisanzwe ni akazi keza ko gukora cyangwa se kugira uruhare muri entertainment nyarwanda, ndetse ni byiza ko tugira ku iterambere tukaba twagera ku rwego dukoresha drone mu bikorwa bya byose dukora bya buri munsi hano, bifite aho bihuriye no gutegura amashusho, cyane ko tuba dukeneye kuzamura ibikorwa byose bifite aho bihuriye n'amashusho ku rwego international. So ibyo byose mu kubikora iteka buri gahugu kamwe umuco wako n'akandi wako. Hano twebwe umuco wacu uturanga, utumenyesha yuko tugomba kumenyesha cyangwa se gusaba impushya cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa tugiye gukora aho bifite aho bihuriye hariho hose na societe muri rusange. Rero ntago ushobora kwifata ngo ugurutse drone hejuru y'ibipangu by'abantu. Ushobora gusanga ndimo ndateka, ushobora gusanga njye na madamu wanjye twisanzuye mu gikari cyangwa se kuri bariko twarashyize amazi mwibasi, ugasanga twembi twambaye ubusa turimo turota akazuba, cyane ko muri iyi minsi izuba rimeze nabi samane hatari. So ugasanga rero umutekano wacu bwite cyangwa se prive, ubuzima bwacu buri prive urabuhungabanyije. Kimwe nuko mu bigenderwaho kenshi usanga ibikorwa ibyawe byose bifite aho bihurira n'ubuzima bw'abantu muri rusange, ugomba gusaba uruhushya. Ni kimwe nuko bigomba kuba isomo ku bandi abari bo bose kugira bibabere isomo rikomeye, bajye babanza abantu akantu kamwe ku kandi mbere yo kwishora mu bikorwa ibyawe byo byose nubwo abari imirimo yabo ya buri munsi. Ntarava kuri Big Godwin, mu kiganiro uwitwa Keza muramuzi, ni ex wa The Trainer. Ntago The Trainer mugarukaho cyane, ahubwo ngubu ngiye kugaruka kuri The Keza. Mu kiganiro aherutse kugirira kuri 3D TV Rwanda, umunyamakuru wa 3D TV Rwanda witwa Emi yamubajije ikibazo gifite naho gihuriye n'amakuru yacicikanye hano muri imihanda, ndetse ibitangazamakuru byinshi bikamwandikaho bivuga yuko umugabo we cyangwa se ex we yihakanye umwana we. Keza The Trainer arahakana ati reka. Muri no video twabirebera muri no video hagaruka ngira icyo mbivuga. People talk naho byavuye ndahazi ni umuntu umwe twashwanye nimba ari sinzi nimba ari umuproducer burase ni umuntu ufata amavideo yego amavideo y'indirimbo sinzi nimba ari byo kirimo. Nkuko mubibonye hano muri no video, Keza ahakanye yuko aya makuru yaba yarigeze yashyira ku mugaragaro, ariko ya mention umuntu aravuga ngo
umuproducer cyangwa se umwe mu bantu batunganya amashusho twari inshuti twarashwanye niwe muntu wese adeveloping iyi nkuru agenda kwirakiza yuko umugabo wanjye cyangwa se ex wanjye yihakanye umwana ariko mu by'ukuri nkuko wabibonye nanjye niko nabibonye niko Keza the Trisk yabyivugiraga niyihe mpamvu mise nkiramo hano Godwin murabizi neza ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2022 washize hari project the Trisky ndetse na Godwin bari barimo barakoranaho nimba nibuka neza hari short movie yitwa Two Bad Girls hakaba n'izindi project nyinshi cyane cyane ko hari abantu bari close cyangwa se abantu bari close especially abantu bigeze gukoranaho na gushaka kwivanga mu bikorwa bya buri munsi niwe muntu bari bafitanye amabanga cyangwa se imikoranire niyo mpamvu nta gushidikanya kundi gufitaho gukomoka ubu ngubu nshobora guhamya neza yuko Godwin afite ahantu ahuriye n'amakuru yatangajwe yuko ex wa Keza yabari hakanye umwana. So let's jump to another topic today. Mu gihe kingana n'ukwezi n'igice gushize nimba ataramezi abiri hatrendinze inkuru ivuga cyane kuri ku musore reka two kumugarukaho no kwirwa njya mu detail nyinshi cyane cyane ko ntajya ntinda cyane ndiscussga kuri football ariko nayigarutseho cyane cyangwa se nabitekerejeho ubwo inkuru ya Hakim yajyaga hagaragara ubwo umugore we ubwo bari bishimye baseka Hakim akagikona ko inkuru zagiye hanze atumugore arashaka divorce ndetse arashaka ku mutungo ariko amakuru yaje kugera hanze akabavuga yuko umugabo cyangwa se uwo musore ari we Hakim imitungo yose yanditse kuri nyina umubyara ndetse niyo agiye kugura mucopa cyangwa se agiye kugura akajuice ko kunywa abanza gusaba nyina akajya kumuhahira ku isoko yisari inkuru zitangaje ndetse abantu benshi bakomeje kwibaza bati what's a crazy story nanjye ubwanjye narikanze ariko ntago abagore benshi bigeze bahuriza kuri icyo kintu n'abagabo bamwe bagaye Hakim ariko ngiye ku rundi ruhande nshobora kugaruka ku ruhande rwa Hakim nubwo ntakora nkawe buri umwe afite uko akemura ibibazo bye buri umwe afite uko ayobora ubuzima bwe njyewe ntago naba ndi Hakim reka no kwigaruka uko tugiye kuvuga kuri Hakim ariko Hakim ahangaha mu gikorwa yakoze na kimwe nta kintu namugayira cyane cyane ko binagoye kuba wakizera reka no kubigaruka cyangwa mentioning ngo kwizera abagore hatagira onera amabuye kuko inkuru ziri kuri imihanda ni nyinshi cyane zishobora gutuma tuba discussingaho ariko ntago bikuraho yuko hari ababyeyi bubatse baninze basazana n'abagabo babo bagije imyaka 70 bareza abana babo neza so nabo ngabo rero bivukiye nabo ubwabo bakirera imico yabo ku giti cyabo y'imihanda bikagaruka bakemuza ibibazo byabo uko babyumva mu myumvire yabo ntago twabibarenganyiriza so umwe rero mu bahoze ari manager wa Dorimbogo niwe muntu wa mbere wamuzanye kuri imihanda nabonye kuri imihanda amuvugira ngo ngiye ndi manager we ngiye ndi runaka ngiye mu kiganiro koreye kuri 3D TV Rwanda umunyamakuru wa 3D TV Rwanda Emmy wa manager wa Dorimbogo reka tumaze dukurikira video ya baganira then ndagaruka ngira icyo nyivuga ngo I don't understand why most of men are rejoicing over the Hakimi story like I don't get it. The truth is bitter but needs to be told. If you don't trust her, then don't marry as simple as that. Or are you expecting your wife to suffer after divorce? Iki ni kibazo nanjye nkubajije. Ubushakanye n'umugore bagiye gusafaringa mu rugo buzima. Ubushakanye n'umugore wawe. Wowe nubwo mwatandukana hari bibatandukana. Umugore wanjye ndamukunda rwose. Yes. Wakwifuza yuko nyuma ya divorce ya safaringa ese wakifuza ko umugore wawe asafaringa nyuma yo gukora divorce ariko Emi ntigeze amusubiza icyo kibazo kuko yaheze mu guseka ariko ngiye reka nkimusubize mu izina rye ese mu by'ukuri wowe ubaye nyina wa Hakim cyangwa ubaye nyina w'umuhungu ntago wakifuza yuko iyo mitungo yose kwandikwaho ese wowe ubaye nyina w'uwo musore ntago wabyishimira umusore cyangwa se umuhungu wawe aramutse kwizera ku rwego yakwandika iyo mitungo kurundi ruhande umugore wese ategetswe kuba yakora akavana amaboko mu mufuka ntago umumaro w'umugore mu rugo ari kumurongora gusa ndavuga kumurongora ntago mvuga gusaba no gukwa gushyira mu rugo ntago igihe umugore ari mu rugo gusa akazi ke ari ugutandaraza ngo bamurongore ntarwa nkuko akazi k'umugabo atari kwinjira muri matako y'umugore gusa ntarwo n'akazi k'umugore mu rugo ari ukubyara akarera akarongorwa bikagarukira ngo iteka akazi k'umugore gahera mu nshingano afite iz'urugo kugera mu buzima bwe bwite mbere yuko uhura n'uwo mugabo ufite ubuzima bwawe bwite so wahita burwanaho wahita buzigamira
wahita kuri ikintu icyo ari cyo cyose gifite aho gihurira no kuba wasevinga ubuzima bwawe, noneho ugasigara utegereje ku mutungo w'umugabo. Cyane ko muri iyi minsi cyangwa se muri iyi mihanda nyuma ya baba P turamugarukaho, muri iyi mihanda hakomeje gucicikana inkuru zo kwizera abagore ukuntu bigoye nyuma y'uko umugore wa baba mutengushya agasanga umwana ataruwe kandi barasezeranye mu butungo muhahano. Mu by'ukuri abenshi bajya kujya mu rushako batagetinga ku mutungo muhahano, sorry, abenshi bajya kujya mu rushako batagetinga mu kwivanga mutungo risesuye. Nkibaza nti kuki ubundi abenshi batajya kujya mu rushako batagetinga kwivangura mutungo risesuye. Muri imihanda bakomeza kugaruka kuri iyo saga ya baba y'uriyo cy'umugore yamutengushye, abantu benshi bakagaruka ku kwivanga mutungo. Kenshi bagiye kubaka cyangwa se gukora urugo bumva ko urukundo rwabo no kwizerana bigomba gushingira kwivanga mutungo risesuye. Ese bitwaye iki musezeranye ivangura mutungo risesuye cyangwa mugasezerana ivanga mutungo muhahano ariko ukamubera umwizerwa kugeza ku rwego nimba koko muzasazana muzageze imyaka 70 kugeza ku rwego icyo gihe nta wundi muntu ashobora guha uburenganzira ku mutungo we atari wowe? Bitwaye iki mubanye ko ibitekerezo byose byise nkuko mwisubiraho, nkuko n'ubundi mubana mwemeranyije gukundana, mwasezeranye umutungo kuvanga umutungo, bikarangira bibananiye nyuma y'igihe gitoya mukisubiraho reka dutandukane, mutereka dutandukane mukajya mu nkiko. Bitwaye iki ubundi musezeranye umutungo muhahano cyangwa se mugasezerana kuvanga umutungo cyangwa ivangura mutungo risesuye, hanyuma nyuma y'igihe nimba byose ibibazo bishingiye ku cyizere, nyuma y'igihe cyangwa byose bishingiye ku mubano no kumenya uwo mwashakanye, nyuma y'igihe mukamwavugura ayo masezerano yanyu mukamwavanga umutungo. Bitwaye iki? Kubera iki gihe cyose buri muntu wese atagetinga kwivanga mutungo kugira ngo hagaragare urukundo? Bisobanuye yuko urukundo rutari ngombwa, ahubwo gukenera mugenzi wawe ari byo biri ngombwa. Kuko uramutse ukeneye mugenzi wawe, ntekereza ko hari ubushobozi bwinshi waba umukeneyeho burenze umutungo afite, kuko buri gihe hanze y'umutungo haba hari ubundi bushobozi umuntu afite kandi ashobora guprovidinga kuri mugenzi we cyangwa se mu nshingano z'urugo. Rero nkusubiza wowe, mu by'ukuri umugore wese agomba kwirwanaho mu rugo. Ntabwo nshishikariza abagabo kuba batakizera abagore babo cyangwa bagiye gushakana ngo basezerane umutungo, kuvanga umutungo, ariko nagira abagore bose inama mwaba mwasezeranye ivanga umutungo, mwaba mwaravanga umutungo, mwaba muzavanga umutungo muhahano, ntabwo nabura gushishikariza umugore ahava akagera kutumvira umugabo igihe amusaba kwicara ngo amutunge, ahubwo mushishikariza gukura amaboko mu mufuka. Nimba ikintu cya mbere bakaba yipfa n'umugabo ni ukuba muri gupfa yuko adashaka ngo mugire icyo mukora, mugire icyo mwigezaho. Nibyo nakomeza mbwira abagore bose, igihe cyo ari cyo cyose uzi neza ko ugiye mu rushako, igihe cyose uzi neza ko uri mu rugo, imirimo yawe n'inshingano zawe zigarukira mu kurera, imirimo yawe n'inshingano zawe byigarukira mu kuba washimishije umugabo wawe neza. Dore cyane ko abagabo benshi bashingira ku buryohe babona mu mibonano mpuzabitsina bigatuma bashaka bagendeye kuri icyo kintu. Mu by'ukuri umugore wese yakabaye akora kugeza ku rwego umugabo nawe ashobora kumubwira ati ariko buryo uzama ku mutungo. Kubera iki gihe cyose umugore ari ugomba kumupurininga ku mutungo umugabo yakoreye. Umugore nawe afite ubushobozi bwo gukora kugera ku rwego umugabo nawe yakomplayininga kuri uwo mutungo. Umugabo avukira amezi 9, umugore akavukira amezi 9, iwanyu bagutangirira amashuri niwabo barayamutangirira. Ubushobozi bwari bwose umugabo afite bwo guhera kuri zero akagira ikintu ageraho, naho umugore urabufite. Byamaje kugaragara yuko ku rugamba namwe mu Rwanda nk'abagabo, imyitozo yose muyikora nk'abagabo. Byamaje kugaragara yuko imiturirwa mu modoka ahenze bitari by'abagabo gusa, namwe mubikora mukabigeraho. Rero icyo cyakabaye gikosoka, ndetse no muri societe yacu na generation izakurikiraho tugahora dufite icyizere cy'urungano ruzakurikiraho cyuko abagore b'icyo gihe cyangwa abakobwa b'icyo gihe bazaba bakora, ndetse mu ngo zabo babasha guhaguruka bakarwana ku miryango cyangwa ko hazaza habo nyuma y'urwo rushako rwanze. Ariyo mpamvu umugore wari we wese yakabaye yishimira ko umuhungu we yamwizera akamwandikisha iyo mitungo. Ntekereza ko nta mugore utabyishimira kubona ufite umuhungu kwizera kugeraho ukomeza umubera nyina kugera ashaje. N'ubundi umugore yakaba yaza mu buzima bw'uwo mugabo agiye gufata titire ya nyina, uwo mugabo agiye gufata titire ya se, mwembi mukaba ba sekuru na ba nyirakuruza b'abana mugiye kubyara. Kuko urukundo sekuru w'umwana akunda umwuzukuru we n'urukundo nyirakuru w'umwana akunda umwuzukuru we n'urukundo ruri kure cyane, rufite ahantu ruhura n'amarangamutima y'umwana kugera ku rwego umwana yifuza kurarana na sekuru cyangwa nyirakuru asize nyina na se. Umwana ahobera nyirakuru cyangwa sekuru mbere yuko ahobera se.
rero iki cyakabaye cyumvikana neza. Reka kuri imihanda dukomereza kuri Platin. Inkuru ziri kuri imihanda ngo nuko Platin ngagiye kujya muri Amerika, ariko ko bagiye kujya muri Amerika si cyo gusa, ni ibintu bisanzwe. Umusaza asanzwe wajya yamaje kujya nk'inshuro nk'ebyiri nimba atari 3 nimba nibeshye, ndetse nubwo ku nshuro ya kabiri ngira ngo nimba atari ya mbere ajyayo sheri we bamba iryo joro nyine hahise hashya. So biravugwa yuko Platin agiye kujya muri Amerika ajyanye n'umuryango we. Nkibaza ni umuryango we kwa nyina na se n'abashiki be cyangwa n'umuryango we n'umugore we. Nahise ngaruka kuri ka kantu wa mugani w'umunyarwanda ngo ntukivange mu by'umugore n'umugabo. Ikintu barinda no kwicana cyangwa se gukomeretsanya, ariko iyo ubari iruhande ukomeza urebera hafi, nta bintu byo kwivanga mu matiku n'amakimbirane y'umugore n'umugabo. Ubwo rero nyuma yuko muri gahunda yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomerezaho imirimo ye cyangwa n'umuziki we, cyane cyane ko asanga yo mugenzi we basanga mwe bari kumwe muri groupe yabo ya Dream Boys indatwa. Fata ku mavuta yabigarutseho kuri 3D TV avuga yuko uyu mugabo afite gahunda yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'isi yasaga yari gucicikana cyangwa se ikomeje gucicikana kuri imihanda. Ariko nkahita nibaza nk'umuntu wahise akamubwira ati noneho rero umufasha wawe nimukomezanye muri Amerika uzaba umujyanye kure ya Olivier. Sorry, ndavuga Olivier. Man, I don't know you, but they have mentioned it. So nkahita nibaza ese ko sweetheart yabashije gukomezanya na mubyara we cyangwa se kugucitinga muri hano mu Rwanda, akagucitinga mukiri guteretana, akagucitinga mugura ibirongoranwa mu bihaha, akagucitinga bagiye mu kazi kuzana umugati, none kumujyana iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo bigiye gukuraho iyo ngeso. Nimba hari uwaba yarakugira inama yuko n'umujyana uzaba mujyanye kure, nibyo ko kuzaba mujyanye kure ya mubyara we. Ndetse ndanabigushimira ko waba uhisemo kuba papa w'umwana utigeze ubyara, utabereye se ukamugirira inshingano ukamwitaho, cyangwa se nimba mwaranze yuko azagumana na se we ntabwo ibyo twabitindaho, ariko waba umujyanye kure y'umu ex we cyangwa se ya mubyara we cyangwa yabo bagabo yari afite hano, ariko ntabwo waba umujyanye kure y'ingeso. Binanashoboka cyane yuko wenda n'umudamu wawe cyangwa se umugore wawe ashobora kuba byaramukoze ku mutima cyane, bigatuma yumva akomeretse ku gikorwa yakoze, bigatuma yisubira. Bibaho cyane ko umuntu ashobora gukora ikintu ndenga kamere bikarangira yisubiyeho burundu, ntazongere gusubira iryo kosa ukundi. Rero nta wakivanga mu by'umugore n'umugabo, ariko mu rugendo rwari rwose uteganya ndagira ngo nkusabe nugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntuzagende ngo utubere umunebwe. Dukeneye hiti kuri hiti, umusaza baba dukomeze kumwumva. Okay, iyo ngiyo ni misiyo nkuhaye, uzagende uze udukoma, uzajya uhora udukomaga. Wibuke neza ko muri Leta Zunze Ubumwe amakuru mfite nuko benshi bakora amasaha ari hejuru y'10. Uzakomeze kudukubita hiti, ndetse amasaha hariya bivuga yuko hakorwa amasaha menshi ndetse y'umurengera. Ndagira nkusabe rwose uzamenye akazi kawe n'inshingano zawe z'urugo nta hantu bihuriye n'amafaranga. Igihe cyose Bill Gates niwe uherutse gutangaza, nubwo ari billionaire $, tutamwishinga afite aho yageze, ariko niwe watangaje ati iyaza kumenya mu gihe cye cy'ubuto yari kuzirikana yuko buri gihe hanze y'akazi hari ubuzima ndetse bwa ngombwa mu mibereho ya buri munsi. Nibyo byari biri kuri imihanda. Reka tunyarukire ku nkuru y'urusenda. Hano urusenda rwaciye ibintu. I Musanze hari inkuru mukanyasomye kuri Kigali Today, inkuru yo mu kagari ka Migeshi, umurenge wa Cyuve, akarere ka Musanze. Haravugwa inkuru y'umugabo w'imyaka 38 watawe muri yombi nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gushyira urusenda mu gitsina cy'umugore we. Ngo byagenze bite? Muti kagira inkuru. Iyi nkuru irasekeje nubwo akabi gasekwa nka Keza, ariko iranababaje. Umugabo uko yakagiye mu kabari, yagiye aranywa, arataha, yatashye saa 6 z'ijoro, yatashye ijoro rwose rijigije, arataha. Madamu yamuteguriye ifunguro ku meza, umugabo ararya. Mu kumara kurya rero yahise ajya kuryama. Mu kujya kuryama, amakuru nk'uko tuyakesha Kigali Today ndetse tunayakesha n'umuyobozi w'akagari ka Musanze, w'akagari ka Migeshi, w'akagari ka Migeshi, nk'uko tubikesha uwo muyobozi mu makuru yahaye Kigali Today, avuga yuko umugabo nyuma yo gutaha akavuye ku meza yatashye, yagiye kuryama. Agiye kurya yesura umugore we nk'ibisanzwe. Umugore ati yankorakoye, ndamwihorera numva ni bisanzwe kuko ari umugabo wanjye,
wankorakoraga ndetse hashize akanya njya kumva numva ngo urusenda ruwabaye urusenda. Mu minsi ishize nigeze kuba ndi gutegura ka cyayi nimugoroba, nkunda agacyayi k'icyatsi hano ko mu misozi y'igihumbi nkunda agacyayi hano ko mu rw'igihumbi, mu rw'imisozi igihumbi. Ndarapa nkora mfata tangawizi ndayirapa, noneho ndayiyora nshyira mu cyayi. Hashize akanya numva nkeneye kwikurugutura, nikora mu gutwi, tangawizi yarandiye mu gutwi, nenda gusara, nenda kwiruka. Rero nkurikije uwo mugabo nawe ashobora kuba yavuye ku meza uko intoki zakagiweho n'urusenda, akagenda atigeze abyitaho, akesura umugore nk'ibisanzwe, agakoramo nyine hariya ndani mu ndiba, bikarangira ahasize ubusigazwa bw'urusenda bwari buri ku ntoki ze. Ndetse umuyobozi w'akagari ka Cyuve mu kubaza Kamigeshi mu kubaza uwo mugabo yamusubije ati, umugore wanjye tumaranye imyaka irenga 20, twabyaranye abana 5, none urambwira ukuntu ushobora kugirira nabi umugore wanjye bigeze kuri urwo rwego nkamushyira urusenda mu gitsina. Ariko nyuma akagaruka amakuru avuga yuko umugabo n'umugore ku manywa bari mu kabari, cyangwa mu masaha yabanje bari mu kabari bagaserera, hakaba hari amakuru anugwanugwa yuko bafitanye mu gucana inyuma. Ndetse no mu kiganiro umuyobozi w'akagari ka Migeshi yagiranye n'aba bombi bashakanye, yumvikanyemo guhondana imitwe bifite aho bihurira no gucana inyuma. Rero nkagaruka ngira inama bashakanye, nubwo nyiri ingaragu nkaba ari ngiye musore wa mbere w'ingaragu ugira inama bashakanye, nkaba mbagira inama yo kuba mutakimakaza umuco w'amakimbirane, kuko amakimbirane agira ingaruka ku muryango muri rusange, agira ingaruka ku baturanyi adasize ab'imbere mu kirambi, agira ingaruka ku bana. Abana turabavunikira tubashakira minerivani ngo bajye kwiga, tubagaburira. Rero nta mwana wabaye mu buzima budafite amahoro. Mu by'ukuri tuba dukwiye kuba mu buzima butuma abana bacu bakura bafite imyumvire yubaha urushako, ndetse yubaha uwo bashakanye cyangwa uwo bazashakana. Rero ni byiza yuko twashyira kure amakimbirane, ndetse tukajya twegera abajyanama b'ingo mu gihe uwo mubona mwabanye akunaniye burundu, aho kwihambira ku kazaguca urutoki neza ugahitamo ko urutoki rucika rukarwara rugakira, cyangwa se ugahitamo ko kugaca. Reka tunyarukire mu biri kuri iyi mihanda. Muri iyi mihanda rero hari akantu gakomeje gasirikira hirya no hino kagaruka ku batinganyi. Abatinganyi ngo barongorana mu mwoyo, ndetse aho ni ku bagabo. Abakobwa bo bahuza amakritorisi, bakora sexy bakoresha amakritorisi. Ubwo mugiye kumaza ngo ibyo bikwiye muhu murama mahoro, kuri internet hose byuziyeho, umuntu arabibona. Kandi mbona abajwe n'uko njya kureba X videos birakureba. Mu by'ukuri ibiri gucicikana kuri iyi mihanda byose byerekeranye n'iyi ngingo. Ejo bundi ku munsi wo guharanira uburenganzira cyangwa se kwamaganira kure ihohoterwa rikorerwa abatinganyi, abenshi bagarutse ku kuba bitari bikwiye yuko ambasade z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa se by'i Burayi bimanika amadarapo aharanira uburenganzira bw'abatinganyi hano mu butaka bw'igihugu cyacu. Ariko ku rundi ruhande ngendagaruka nkasaba abantu ko batabacira urubanza ngendeye kuri ibi bikurikira. Hari ibibazo nibaza, nubwo ntashobora guhata Imana ibibazo, mu minsi yashize nagiye mbigarukaho n'abagenzi banjye kwigana tujya tugirana mu kazi. Ni gute Imana ishobora kurema umugabo ikamurema, ikamuha ibizigira, ikamuha n'ibituza by'abagabo, yarangiza ikamuhereza ibitsina byombi, ikamuha icy'umugore ikamuha n'icy'umugabo icyarimwe? Ni gute ishobora kurema umugore ikamuha amatayi meza y'abagore, ikamuha igihagararo n'isura nziza y'abagore, yarangiza ikamuhereza ibitsina byombi cy'umugabo n'icy'umugore icyarimwe ku mubiri we? Ni gute Imana erema umukobwa w'amatayi meza uteye neza, yarangiza ikamuhereza igitsina cy'abagabo? Ni gute Imana erema umugabo ikamuha ibizigira by'abagabo, ikamuha igihagararo cy'abagabo, yarangiza ikamuha igituza kiriho amabere y'abagore? Birazwi neza ko hano nabyumvishe mu muco yuko twese abasore badukanda amabere, imoko z'amabere kugira atazabwa nk'ay'abakobwa, ariko mugabo akayamukanda bikarangira byanze amabere akaba. Ni ikinyuranyo rero kiri hagati yo kuba tutacira urubanza ku muntu wiyumva nk'umugore no ku mugore wiyumva nk'umugabo, ku mugabo wiyumva nk'umugore, ku mugore wiyumva nk'umugabo. Nubwo hari ibintu byinshi nagiye mpurizaho n'abatinganyi bifite aho bihuriye no kuba mu biganiro benshi bajya bagira cyangwa se batambutsa kuri internet, usanga bavuga bati ushaka kugumana inzozi zawe zo kubaka ukagira urugo uri umugabo, wumva iyo nama
ngo zo kubura umugabo w'umutinganyi ugashaka ukagira urushako ariko utarigeze ureka ubutinganyi. None se wa mugabo we ushatse umugore w'iki niba udashaka kuva mu mwoyo urashaka umugore w'iki? Yo kujya ujya mu mwoyo ukajya kwikuza umugore cyangwa yo kujya ujya ku mugore ukajya kwikuza umwoyo? Icya kabiri, urashaka umugabo w'iki wa mugore we nimba uzi neza ko ushimishwa na dirido batayizi n'ibirabitsina by'abagabo bibajije cyangwa bikoze muri plastique. Nimba umenyereye kwikinisha cyangwa kuryamana n'abagore bagenzi bawe, urashaka umugabo w'iki mu gihe uzi neza ko utagiye kubaka? Mu by'ukuri nta gahanga twagucira umurongo cyangwa tugushyireho umurongo ngenderwaho, ariko wakaba bitekereza beta yuko wari kurushaka burundu. Mu by'ukuri izi ni ingingo nyinshi twagarukaho, ariko reka tugaruke hano kubiri gucicikana kuri imihanda. Reka babanze bagukinira iyi video nyigarukeho. Hari impanuka mbonye imbere yawe ndetse hari no kuntu iwanyu wowe musore, hari ukuntu muri famiye y'iwanyu hari ibintu by'imyuka mibi bikototera kugira ngo bikuze umugisha wawe, ariko Imana igukuyeho ubusazi. Zana igitambo, zana ituro ry'ishimwe yuko Imana igukingiye, kuko bari baragutanzaho 300 babitanga ku mupfumu kugira ngo kugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware, ariko ibyo 300 batanze ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana, utange icyo gitambo gikuraho icyo badayimoni kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Ugerageze uzane icyo gitambo, ayo mafaranga 300 Imana irimo kugira ngo nayo ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho, nawe uyatange ku Mana, ubundi Imana ibone imbaraga zo kurwana mu izina rya Yesu. Hari video ikomeje gushishikana hano hanze muri imihanda y'umupasteri wari urimo ahanurira umwana w'umusore, nubwo umwana w'umusore batize bamutwereka mubwira bati barakoraguriye bagutanze 300 bagutanze ibitambo, wari kuzasara, wari kuzagira ibiki. Uwo mugabo rero amubwira ati igitambo bagutanzeho 300, ndagira ngo nawe ushaka icyo gitambo kizane mu nzu y'Imana, Imana ibona imbaraga zo kurwanya abo badayimoni no kurwanya iyo mizimu. Ngewe iyo video yanshekeje cyane kuko nagarutse kubateka mutwe bari mu bijyanye n'iyobokamana. Ntago bikuyeho yuko hari abantu bakora ivuga butumwa, bakora umurimo w'ivuga butumwa, ariko nta nubwo bikuraho yuko hari abateka mutwe bitwikira icyo gihu, bitwikira uwo murimo bakaza gutekera rubanda imitwe. Hari amakuru yuzi inkuru z'incamugonga ari muri Kenya trending, abantu barenga 240 ngahe bamaje gutabururwa mu ishyamba bazira kwicisha inzara ngo bagiye kureba ngo Yesu Kristo. A bizarre story. I don't want to mention that anymore. Ni inkuru zibabaje cyane. Rero n'uyu mugabo hari umuntu waherutse kuza ku rupanga arakomanga, umuzamu aramufungurira aramwangira, umugabo aramubwira ati nkeneye kwinjira hano mafite ubutumwa mbuzanye Imana yahanumye. Umuzamu aramwangira, ngeze numva yuko hari urusaku ndasohoka njya kureba. Ngiye kureba nsanga n'umugabo w'umupapa uri mu myaka ariko mbona adasa neza. Ndavuga nti se wabase bavuga butumwa bitwaza gusaba, bitwaza ijambo ry'Imana ariko bakagaruka bakagusaba. Nahise nsaba umuzamu kumufungura, arinjira araza ndamwakira aricara. Akicara yahise atera isengesho ritarengeje amasegonda 30. Arambwira ati wa musore we, Imana yakunumyeho ibi nibi, ntago ngiye kumesha ningo ubutumwa Imana yari yamutumye. Akimara kuvuga ubutumwa Imana yamutumye butarengeje amagambo 3, yahise ahaguruka aragenda. Nta kindi kintu yarengeje, yahise avuga ati Imana igumugisha urabeho. Nahise nsaba Imana imbabazi kuko nari namuciriye urubanza, ikintu kibabaje cyane, nari namuciriye urubanza nkimubona, ariko mu by'ukuri ubwo butumwa n'ubundi Imana yamutumye bwagiye busohora kandi nagiye mbubona. Rero nta muhanuzi n'umwe uca ikiguzi cyo kugira ngo isezerano ry'Imana rigende, ndetse kenshi abantu Imana irabasanga binyuze mu nzozi cyangwa hari hose subconsciously, ariko ntago Imana ijya ikoresha inzira z'imbusani kugira ngo ibashe gutanga ibisubizo ndetse no gusohoza ubuhanuzi n'ubutumwa iba yabahaye. Ntago ibaka ikiguzi basaba n'uwo mutima wanyu kugira ngo ube urusengero rwagutse rw'Imana ndetse na Mwuka Wera. Nibyari biri kuri iyi mihanda. Nkomeje kubashishikariza gukora subscribe kuri ino channel yacu, ndetse ibitekerezo byari byose wamentioninga muri comment, ugakomeza kutubwira ingingo nyinshi ndetse no kungurana ibitekerezo. Nawe ushobora kuba ufite amakuru ku ngingo twagarutseho, ndabiza benshi negative muravuga, positive nabwo muravuga. So ndabashimiye mwese muri rusange kubera yuko muri umuryango mugari wacu kandi ntabwo twakumva ibintu kimwe. Stay in touch.